Nk'uko mubabona, aba ni bamwe mu banyamuryango bagiye gusura umuvandimwe wabo uherutse kwibaruka. Abamama bakenyeye neza cyane n'abagabo udukote bashyizemo, kandi bafite ibiseke mu ntoki ntibagiye ubusa. Aha bageze ni ku marembo y'umuvandimwe, mo baravunyisha ngo bahabwe karibu. Nk'uko rero bimenyereye mu muco wa Kinyarwanda, iyo umubyeyi yabyaye cyangwa se yibarutse umwana, abaturanyi, abavandimwe n'izindi nshuti bategura umuhango wo kumusura, harimo guhemba umubyeyi, harimo no guterura umwana. Aba rero ni muri ubwo buryo bateguye gusura uyu mubyeyi. Aha bamaze guhabwa karibu, baraganira n'umuryango bahasanze. Abanyarwanda ba kera baravuze ngo ifuni bagara ngo ubucuti ngo nakarenge. Siko twasanze babivuga. Ubundi kera abantu barasuraga bakabyina, bagahana inka, bagasangira, ariko ubu ikoranabuhanga rituzanira byinshi. Umuntu arahamagara ibiganiro mwumva ni imisango, kuko mu Kinyarwanda nta muhango n'umwe utagira imisango cyangwa se ibiganiro bijyanye n'igikorwa cy'uwo munsi cyateguwe. Cyujuje ubuziranenge. Natwe rero twavuga ngo buriya ubuvandimwe bwujuje ubuziranenge nuko abantu babona n'amaso ku maso, bakaganira, bagasangira bike cyangwa byinshi bafite. Ibyo byujuje ubuziranenge mu bigaragara. Tukumva rero Imana ibidufashemo, natwe mu gihe gikwiye Imana izaducira inzira. Ntawe twavuga ngo muzagaruke, ahubwo natwe tuzaza. Yego, kuko twabaye umuryango umwe n'ubundi, ko natwe tutagaruka tubarushije umwanya rwose. Dore ko baba batanaherukana rero, umuryango ukomeza uganira banibukiranya amwe mu mazina y'abanyamuryango kugira ngo barusheho kumenyana bihagije. ntawabagora. Kwibwirana rero birasanzwe, kuko uko umuryango waguka niko ugenda wunguka abanyamuryango. Bivuze rero nanjye nitwa Gakwiye Fidele, mpereye ibumoso bwanjye uyu ni madamu wanjye. Nk'uwaje rero ahagarariye abanyamuryango, niwe ubimburiye abandi kwibwirana. Muraho neza. Nanjye nitwa Mukeshimana Albertine. Murakoze. Nitwa Vestine Nyirahabimana. Uraho hirya, uraho mama wo hirya, we mukuru muri twese. Nkakurikiraho uriya Josiane, iyo batamurisa n'undi uri hariya wicaye hariya Patrick yabaye Musanga, agakurikiraho Simon. Abandi bo mwabimenye ko ari abatware wacu turi kumwe. Murakoze. Murabyumva rero ko imisango ikomeje kuryoha, umuryango rwose urishimiranye bihagije. tuganire tuziranye nuko bigenda ni nako byagakoye kugenda rwose mu muco wa Kinyarwanda abantu bakamenyana bihagije n'uwo kwivuga nawe
nanjye nitwa Niyitanga Dorotera. si ugusura gusa rero umubyeyi baje no guterura umwana nk'uko bimenyerewe mu muco wa Kinyarwanda. areba hose amaherezo ibikorwa biragerwaho. turebe ko umuhango nk'uyu wo guterura umwana rero urashimisha kandi uranezeza. Aha uyu ni umubyeyi ati muvaburayi wacu akira iyi mpano izakubere impamba mu rugendo rw'ubuzima.